igicaniro. Ntabwo Eliya yubatse igicaniro gishyashya, ahubwo yasanye igicaniro. Turi kumwe? Bivuga ngo ibyavuyeho ni amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana yaciweho icyuho niyo tugomba kubakiraho. Ukuri kw'ijambo ry'Imana twahawe ngo kutuyobore niko dukwiye kubakiraho. Sashimwe. Dushimye Imana n'urukundo rwayo rutarondoreka itugejeje muri aka kanya, muri uyu munsi wera, kuri iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa 8. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwaka wa 2022 ngira ngo uyu munsi nibwo turi busoze ibyigisho byacu by'amateka. Bushize twavuga ko tugeze ku musozo, ariko uyu munsi turasozera tugaragaza noneho uruhande nyakuri abantu b'Imana bakwiye guhagararamo. Ngira ngo rero reka duhagaze dutangize iyi gahunda indirimbo ya 26 twese duhagaze.
somo turaribona muri Hagayi igice cya 2 umurongo wa 6. Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka. Reka dusenge. Wakoze Data wera, Mana yacu ikiramuka turengeho mu ijuru, muri ayo masaha yo muri gicamunsi turagushimiye, tugushimira ukuntu wabashe kuturinda, tukaba tugeze muri ayo masaha izina ryawe ry'icyubahiro. Turagusaba imbabazi kugira ngo weze imitima yacu kandi itandukanye n'ikibi cyose, cyane cyane kugira ngo tubashe kujya imbere yawe kandi tubashe kuhavoma byinshi byo kudufasha no kudukomeza. Muri gahunda rero tukweretse cyane cyane ijambo ryawe rigiye kuvugwa, ntabwo ari twe ahubwo ari wowe uriyoboza, umwuka wera, kandi abazaryumva bose rizabafashe n'abariteze amatwi, nuko twese tugire neza kandi icyubahiro cyawe cyuzure isi yose, mu izina rya Yesu, amen. Sashimwe. Amen. Akanya rero tugezemo ni akanya k'ingenzi, ni akanya dusaba korari abategereje kugira ngo batambuke bahimbaze Imana, natwe twumvireho. Turabararitse.
amen. Maranatha. Yesu araje. Mwami Yesu araje. Maranatha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muri aya masaha ya 5:00 tugeze mu kanya keza k'ikibwiriza, ariko gesa nk'ikigeza amateka yacu ku musozo, atari uko amateka yadakomeje, ahubwo bitewe n'uko twavuze ko tuzagenda tubisubiramo. Ubwo rero niyo mpamvu mu by'ukuri tuvuze ngo bisa nk'ibigeze ku musozo. Muri uyu munsi rero ubushize ngira ngo twaganiriye ku nsanganyamatsiko igice cya 13 cy'amateka. Insanganyamatsiko yavuga ngo gucikamo ibice ku itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi. Twabonye byinshi, ngira ngo washaka kumva icyo cyigisho yasubira ku muhuro uheruka AMS Rwanda kuri channel cyangwa ku muyoboro wa YouTube dukoreraho tubagezaho ubu butumwa. Niyo mpamvu rero uyu munsi ho tugiye kureba noneho umugabane wa nyuma ariwo wa 14. Umugabane wa 14 tugiye kureba icyitwa inyeganyega mu bwoko bw'Imana. Icyo kiri budusoreze uyu mugabane, inyeganyega mu bwoko bw'Imana. Muri Hagayi igice cya 2 umurongo wa 6 twasomye ngo nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n'isi n'inyanja n'ubutaka. Yesu ashimwe. Amen. Noneho twajya mu mvugo y'umwuka y'ubuhanuzi, ntabwo ubu butaka aribwo bufite ikibazo, ntabwo amazi ariyo afite ikibazo, ntabwo ibiti, ntabwo isi aribyo bifite ikibazo nk'ibyo tubona mu mvugo y'ibigaragara. Ahubwo mu buhanuzi havuga neza ko isi, turi kumwe, isi igereranya ahatuwe n'abantu bake, inyanja ikagereranya ahatuwe n'abantu benshi. Turi kumwe. Noneho ijuru ni rihagarariye ikirere, birumvikana. Ni ukuvuga ngo iri ni inyeganyega, birumvikana. Inyeganyega. Twajya noneho muri Amosi igice cya 9 umurongo wa 9 haravuga ngo kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isiraheli mu moko yose nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara, ntihagire n'imwe igwa hasi. Umva imvugo ya gihanuzi. Kuko nzategeka kandi nzagosora. Noneho inyeganyega rihindutse iki? Igosora. Turi kumwe. Nk'uko umugosozi nzagosora inzu ya Isiraheli ariko mu moko yose. Numva umutego none urimo kubadasobanukiwe n'ijambo rya gihanuzi. Bantu bakumva ko ari Abisiraheli babwirwa bibigaragara, ariko nta Abisiraheli bari mu moko yose. Ni gute Abisiraheli bigabanya mu moko yose? Ni kwa kundi Yesu yaje mu isi, abayuda bakamwanga, hanyuma rero ubutumwa bwiza bukava ku bayuda bugera ku banyamahanga. Abo babaye Abisiraheli mu by'umwuka nubwo bari mu moko atandukanye. Rero Imana irasezerana ko abo Bisiraheli bari mu moko yose, Abisiraheli mu by'umwuka, Imana izabagosora nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara, ntagire n'imwe igwa hasi. Turi kumwe yemwe. Ingano zigosorerwa ku ntara, ntihagire n'imwe igira ite? Igwa hasi, ahubwo umurama ukagira ute? Umurama ugatumurwa n'umuyaga. Turumvikana? Tugendane buri wese asobanukirwe naho turi, atega amatwi. Ndagira ngo umuntu wese abe attentive, atega amatwi ibyo bana bari gukubagana babireke. Turi kumwe. Hanyuma nk'uko umugosozi agosora ingano, ntihagire n'imwe igira ite? N'imwe igwa hasi, niko Uwiteka yari yavuze ati, nzagosorera inzu ya Isiraheli mu moko yose. Babyita gucenshura. Gucenshura bagacenshura, sibyo?
hanyuma ku murongo wa 10 abanyabyaha bose bo mu bwoko bwanjye bazicishwa inkota aribo bavuga bati ibibi ntibizadufata habe no kudushyikira. Iri ni inyeganyega rya hano. Ubushize twashoje ikibazo cya nyuma kivuga ngo ese ko twabonye icikamwe ibice by'itorero riheruka ryo mu gihe cya Laodikiya ari ryo ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi mu cya 914 hakaboneka umugabane nyamwinshi wishoye mu byaha no kumena amaraso, bakica n'isabato ariya no bavuga ko bahagarariye amategeko y'Imana, bakica itegeko rya 6. Abo ngabo bari 98% bashyigikiwe n'uruhande rwa kiyobozi mu itorero. Hakabaho n'abandi 2% bahagaze bashikamye ndetse barabizira babigiramo n'akarengane, barangije bene wabo benshi nyamwinshi babaca mu itorero ngo mwebwe ntitubashaka kuko mwahagaze mu kuri. Noneho rero iryo ni inyeganyega rya mbere. Ariko se ikibazo noneho mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 twabonye ko ikiyoka cyarakariye umugore kiragenda kirwanya abo mu rubyaro rwe ku ntambwe ya 3. Cyarakariye umugore nticyagira icyo kimutwara, kirarakara gusa kisimbuka urubyaro, kiragenda gifata abo mu rubyaro rwe, kiravuga kiti aba nibo ngiye kurwanya. Rero bisobanura ngo abasigaye bitondera amategeko y'Imana nibo Satani ashoraho intambara mu minsi iheruka. Ariko abica amategeko y'Imana bo ni ukuvuga ngo Satani n'ubundi abasanzwe bafite nta mpamvu yo kubashoraho intambara. Iri nyeganyega rero ni inyeganyega ryatangiye kandi rizakomeza kugira gute? Rizakomeza kubaho kugeza iherezo ry'ibihe. The mighty shaking has commenced and will go on, and all will be shaken out who are not willing to take a bold and unyielding stand for the truth and to sacrifice for God and his cause. Marayika ngo yaravuze ngo turi kumwe, inyeganyega rikomeye ryaratangiye kandi rizakomeza kubaho, kandi abatitanga ngo bagire ubushake ngo biyegurire ukuri no kwitangira umurimo w'Imana bazanyeganyezwa. Yesu ashimwe. Imana itubabare. Nango ryaratangiye, ntago ari inyeganyega ritegerejwe imbere, ahubwo ryaratangiye rirakomeza n'ubu riracyakomeje. Turi kumwe? Birumvikana yemwe? Aha niho bavuga ngo itorero riri ku rugamba. Birumvikana? Ntago ari itorero rinesheje. Wirinda ubwira ko ahagaze yirinda atagira ate? Yirinda atagwa. None baravuga ngo the angel said, think ye that all will be compelled to sacrifice? No. Marayika ngo aravuga ati se mutekereza ko abantu bose bazahatirwa gutamba icyo gitambo? Reka da, igitambo ki? Ni igitambo cyo kwitanga, ni igitambo cyo kwiyegurira Imana, ni igitambo cyo gutanga imibiri yacu ngo ibi bitambo bizima. Iyo tuvuze gutya, ijambo ry'Imana rivuze gutya, ntago ari babandi batanga ibitambo by'abantu bagatwika abantu ya. Ni ukwitanga, ni ukureka icyaha. None rero bavuga ngo mbese bose bazahatirwa kureka gutanga igitambo? Marayika aravuga ngo no, nta gahato karimo. Oya. It must be a free will offering. Rigomba kuba ari ituro rivuye ku bushake. Kwemera ubutumwa bwiza, kugendana n'Imana, ni ituro rivuye he? Ni ituro rivuye ku bushake. Birumvikana yemwe? Ntabwo ari agahato, ntabwo ari ukuvuga ngo kubera ko barunaka dukundana babigiyemo nanjye bigiyemo. Ibyo nibyo abantu benshi bagiye bakora, noneho amatorero, amadini arayoba. Birumvikana? Ntabwo bigeze batanga igitambo cyabo kivuye ku bushake. Hano baravuga ngo it is a free will offering. Ni ituro ry'ubushake. It will take all to buy the field. Bizatuma bose bashaka uko bagura umurima wo guhingamo. Umurima wo guhingamo ni imitima yacu. Turi kumwe?
niho dukwiriye guhinga ukuri. I cried to God to spare his people, some of whom were fainting and dying. Then I saw that the judgments of the Almighty were speedily coming, and I begged of the angel to speak in his language to people. Said he, all thunders and lightnings of Mount Sinai would not move those who will not be moved by the plain truth of the word of God, neither would an angel's message awake them. Turi kumwe? Noneho aravuga ngo Elena White, marayika bari kumwe, aravuga abaza marayika ati none turi kumwe natakiye Imana, ndavuga ni Imana wone noye waba bari ubwoko bwawe, waba urengera rwose, rengera ubwoko bwawe kuko ndabona ibintu by'inyeganyega birakomeye, nyaboneka Mana rengera ubwoko bwawe. Yashubijwe mu kintu ngo kuko bamwe bari barimo gucibwa intege, abandi bagapfa urupfu rw'iby'umwuka. Some of them were fainting and dying. Abandi bamwe nuvuga ngo baracikaga intege, abandi bakagira bati bagapfa, ariko mu rupfu rw'iby'umwuka. Noneho ngo mbona ko imanza z'Imana zirimo zihuta kuza, urubanza rw'Imana. Iyo urubanza rw'Imana ni ibyago n'amakuba byagombaga kwihuta biza ku isi. Niyo mpamvu yatakiye Imana, aravuga ati Mana data tabara, nibura rekura ubwoko bwawe, barekureho gake nibura, ariko rwose ariko ntabwo bishoboka. Noneho nuko ndinginga ndatakamba, mbwira marayika nibura wavuge mu rurimi rwe. Aza ari marayika, njyewe kuko ndi umuhanuzikazi batajya banyumva kuko babona ndi n'umunyantege nke, ndi umugore nta gaciro bampa. Ahari marayika aje akababwira bo bakumva. Ese ashimwe? Turi kumwe? Aravuga ati nyaboneka marayika waza ukababwira ariko bakumva. Ariko muteze amatwi yemwe, murumva ayo magambo? Ari kubera ko abantu batumva, ari kubera ko tumaze igihe tuvuga iby'amateka yaranze itorero, tuvuga iby'ibyaha bya Babuloni, tuvuga ko abantu b'Imana bakwiriye guhagarara mu rurimi rwa kimuntu hano banze kubyumva. None ikibazo nanjye, ese natwe tubwire marayika ngwino nibura bashe kumvisha abantu. Marayika aramusubiza ati, said he, inkuba zakubitiye ku musozi Sinayi n'imirabyo yaharabirije ntabwo byigeze bikora ku mitima y'abantu, nkanswe ukuri koroheje ko mu ijambo ry'Imana niyo ryaba ijambo rya marayika ntibyabasha kubahindura. Ni muri iki gitabo cyitwa To the Little Flock, ku mukumbi muto. Turi kumwe? Ni mu gitabo cyitwa ubunararibonye bwa Gikristo n'inyigisho za Elena White ku gice cya 16. Birumvikana? Turi kumwe? None rero inyeganyega ryaratangiye kandi rizakomeza kubaho. Iryo nyeganyega y'ijambo ry'Imana ryigishijwe riba ari inyeganyega. Iyo kuri kugaragajwe kuba ari inyeganyega, bigeze mu cya 914 inyeganyega rirakomeza. Ese babandi 2% bo bagombaga kwitwara gute, cyangwa se bagomba kwitwara gute? Abasigaye bitondera amategeko y'Imana, cyangwa ushaka kuba wasigaye mu bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya mu kwa Yesu, akwiriye kwitwara mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa mbere page ya 99 haravuga ngo God is sifting his people. Imana irimo irashungura ubwoko bwayo. Turi kumwe? Imana irimo irashungura ubwoko bwayo. We have a clean and holy church. Izagira itorero ritunganye kandi ryera. Birumvikana? Umugambi wo gushungura itorero ni ukugira ngo itorero ribe ritunganye kandi rigira rite ryera. We cannot read the heart of man. Twe ntabwo twabasha gusoma umutima w'umuntu. But
but the Lord has provided means to keep the church pure. Ariko Imana yatanze ubushobozi bwatuma itorero riba iritunganye. Birumvikana? Imana yatanze ubushobozi bwatuma itorero riba iritunganye. Turi kumwe? A corrupt people has arisen who could not live with the people of God. Mwumva aya magambo. Impamvu abantu badasoma mu Byashuwe igice cya mbere umurongo wa 3. Hahirwa usoma, hahirwa n'uwumva bakitondera ibyanditswe muri ubuhanuzi. None rero ngo hahagurutse abantu banduye ariko ntabwo bazakomeza kubana n'ubwoko bw'Imana. Turi kumwe? Ube wanduye nawe ubizi kuko urabizi, ariko Imana ntikinishwa, ntabwo uzakomeza kubana n'ubwoko bw'Imana. Turi kumwe? Ubu uri intumwa ya Satani woherejwe kugira ngo uvurunge ubwoko bw'Imana, kugira ngo uteshe agaciro ubuyobozi, kugira ngo uteshe agaciro ibikorwa mu itorero, kugira ngo uvurunge ivugabutumwa, kugira ngo uvurunge ibintu byose, hanyuma abantu basigare babona icyari itorero nk'aho atari itorero. Ntabwo uzagumana n'ubwoko bw'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Hagomba gukomeza irishungura. A corrupt people, turi kumwe, has arisen who could not live with the people of God. Abantu banduye barahagurutse batuzamo ariko ntabwo bazakomeza kubana n'ubwoko bw'Imana. They despised the reproof. Turi kumwe? They despised the reproof. Bakerenjeje gucyawa. And would not be corrected. Kandi banze no gukosorwa. Birumvikana yemwe? Ibibwiriza biracaho. Bikavuga ngo iki ni icyaha, ntitwemerewe iki twagikora, iki ntidukwiye kugikora. Nuko umutima ugakomeza ukinangira. Birumvikana? Nitugera ku byirabodokiya tuzabona ukuntu abirabodokiya bapakira imyanda imbere mu rugi, hanyuma ikabuza Yesu gukingura. Birumvikana? No, they had an opportunity to know that theirs was an unrighteousness welfare. No, ngo bahawe igihe cyo kumenya, bahawe amahirwe yo kumenya ko intambara yabo ari intambara itari yo gukiranuka. Barwana intambara itari yo gukiranuka. Basebya gahunda z'itorero, basebya ubuyobozi, basebya abantu b'Imana. Nuko bateye banga guhinduka. Ariko abo bantu bameze bati, they had time to repent of their wrongs, but self was too dear to die. Bahawe igihe cyo kwihana makosa yabo, ariko inarijye bayikomeraho banga ko ipfa. Turi kumwe? They nourished it. Barayigaburiye. Inarijye ni kamere. Birumvikana? Bagaburira kamere, bagaburira kwikunda, bagaburira kwishyira hejuru. Birumvikana? And it grew strong. Maze ya kamere irakura. And they separated from the trusting people of God. Turi kumwe? Maze ibyo bituma batandukana n'ubwoko bw'Imana nyakuri. They separated. Baratandukanye. Yesu ashimwe. Yesu agira ati ashimwe. Birumvikana? Aravuga ngo none se ngo gutandukana byabaye byiza. Nibyo. Aho kugira ngo ubwoko bw'Imana bukomeze bwandure, akayunguruzo gacamo kandi Imana nigacishamo. They separated from the trusting people of God, whom he is purifying unto himself. Kandi abo bantu b'Imana ni b'Imana yiyereza ubwayo, bagombaga gutandukana n'abo bantu banduye. We all have the reason to thank God. Twese dufite impamvu yo gushima Imana that a way has been opened to save the church. Ko hakinguwe inzira yo gukiriza mu itorero. For the wrath of God
must have come upon us if these corrupt pretenders had remained with us. Ibi byari ubuhanuzi. Avuga ati kuko umujinya w'Imana wari kuguma kuri twe iyo aba banyabibi, aba bantu bibwira ibibi bakomeza kubana natwe. Mineri nawe yabihanuye mu muzingo wa mbere w'ibihamya page ya 99. Ariko yabihanuye bitarabaho. These corrupt pretenders, abantu bibwira ibintu biyobye bipfuye, ibintu byanduye, bakora ibintu byanduye, nibo bafashe ya mbere mu kuyobora itorero, bariyobora ku manga 98% babashora mu rugamba rwo kumena amaraso no kwica isabato, bagira ngo barengere imitungo yabo. Nuko Imana irabakata ibakuraho. Turi kumwe Ibi rero byitwa inyeganyega. Inyeganyega ariko mwumve ubwira ko ahagaze yindi bataba naba bandi bari mu ruhande rwa 2% abasigaye bakwiye kwitonda cyane, kuko Satani wanduje abantu n'uyu munsi aracyariho. Turi kumwe? Satani wazanye ibibi n'uyu munsi ageze ati aracyariho. Turi kumwe? Satani naho yagiye bisaba kuba maso. Turi kumwe? Birumvikana? Yego. Satani naho yagiye bisaba kugira gute? Bisaba kuba maso. Turi kumwe yemwe? Yego. Turi kumwe? Bisaba kuba iki? Kuba maso. Bisaba kuba maso. Bisaba kuba maso kuko Satani ntaho yagize ati naho yagiye. Hanyuma rero reka twongere turebe indi nyeganyega. God is sifting his people. Imana irimo irashungura ubwoko bwayo. We have twayasomye niyo tuvuyeho, sorry. Twayasomye Imana irimo irashungura ubwoko bwayo. The time has come when Jerusalem is being searched as with the lighted candles. Igihe cyarageze ubwo Yerusalemu ikwiye gushakishwa nkuko bacana imuri bagashakisha. Birumvikana? Izo muri niziye n'ukuri kugaragazwa, abantu b'Imana nyakuri bakagaragara, n'abakwanze bakagaragara. Birumvikana yemwe? God is at work investigating character. Imana iri ku murimo wayo kugenzura imico, weighing moral worth, igapima agaciro k'imico mbonera, and pronouncing decisions on individual cases, kandi kavuga ibyemezo byafatiwe urubanza rwa buri wese. It may not be too late for those who have sinned and be zealous and to be zealous and repent. Ntabwo bizatinda cyane kuri babandi bakoze ibyaha kuba bagira umwete wo kwihana. Birumvikana yemwe? Ntabwo bizatinda. None rero niki abantu b'Imana bakwiriye guhamagarirwa? Our holy faith cries out separation. Kwizera kwacu kwera kurarangurura kuvuga ngo ni mwitandukanye. Ntabwo ari ngewe ubivuze. Iri mu bihamya by'itora umuzingo wa kabiri, umuzingo wa mbere page 240. Umuzingo wa mbere page 240. Kwizera kwacu, our holy faith kwera utunganye kuratakamba, kurarangurura, cries out saying separation. We should not be conformed to the world. Ntabwo tugomba kwihuza n'isi, or to the dead heartless professors, cyangwa twihuze n'abigisha bapfuye mu by'umwuka batagira umutima.
Be ye transformed by the renewing of your mind. Muhindurwe n'imbaraga zibasha guhindura intekerezo zanyu. This is a self-denying way. Ubu ni uburyo bwo kwiyanga. And when you think that the way is too straight, kandi mu gihe utekereza ngo iyi nzira irushaho kugororoka, irushaho kuba igororotse, that there is too much self-denial on this narrow path, ukavuga uti kandi muri iyi nzira harimo ibintu byinshi byo kwigomwa, inzira iragororotse harimo ibintu byinshi byo kwigomwa, sibyo? When you say how hard to give up all, ask yourself the question. Mu gihe uvuga ngo ngewe hari mbega ubuntu bikomeye kureka byose, ubu ndeke iki, iryo juru njyamo niriye, Imana ntabwo izabirebaho. Ibaza iki kibazo ngo what did Christ give up for me? Ese Kristo yaretse bingahe ku bwanjye? Turi kumwe? Ukwiye kwibaza icyo kibazo. Kristo yaretse bingahe ku bwanjye? This question puts anything that we may call self-denial in the shed. Iki kibazo nicyo gikubiyemo ikintu icyo ari cyo cyose twita ko ari ukwiyanga, cyishe mu gicucu kitagaragara neza. Ibane muzingo wa kabiri wa mbere page ya 240. Turi kumwe? Itorero ry'Imana rero rizezwa riti? Itorero ry'Imana rizezwa habayeho kwiyanga no kubabara no guca mu mibabaro. The purification of people of God cannot be accomplished without their suffering. Kwezi itorero ry'Imana, kwezi ubwoko bw'Imana ntabwo byabasha kubaho hatabayeho umubabaro mu bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Mana ibigeragezo se wabizaniye iki? No. Niba ushaka kujya mu ijuru uca mu itanura. Birumvikana yemwe? Twese nibyo dutegereje, twese nibyo tunyuramo, niyo mibabaro tunyuramo. Ijambo ry'Imana ugezwaho ryo bwaryo nishungura, ni umubabaro ukwiriye kugukenshura, ukagukuramo inkamba, ukabizaba nzima cyangwa se ukaba inkamba. God permits the fires of affliction to consume the dross, to separate the worthless from the valuable, that the pure metal may shine forth. Imana yemerera imiriro y'umubabaro ikaza igakongora inkamba, ugatandukanya ibitafite agaciro mu by'agaciro, hanyuma icyuma nyakuri kigakomeza kurabagirana. Yesu ashimwe. Icyuma nyakuri gikomeza kugira gute? Mukurikirana. Icyuma nyakuri gikomeza kurabagirana. Yesu ashimwe. Choose poverty, reproach, separation from friends, or any suffering rather than to defile the soul with the sin. Hitamo ubukene, hitamo kugawa, cyangwa se gutandukana n'inshuti kuruta uko wakwanduza umutima, urusengero rw'umutima urwandurishije ibyaha. Birumvikana? Icyaha ntigikwiriye kwanduza umutima, ahubwo wahitamo gupfaho kugira ngo icyaha cyanduze iki? Umutima. Rero murumva ibyo Yesu yavuze ati inzira ijya mu ijuru iraruhije kandi abayinyuramo ni bangahe? Ariko abantu ntabwo twumva. Abayinyuramo ni benshi? Ni bake. Ijambo ry'Imana rivuga ko bake. None abahagaze bashikamye mu cya 914 babiri kwijana, imbaga nyamwinshi 98 kwijana bajya he? Bajya kumena amaraso. Birumvikana? Death before dishonor or transgression of God's law would be the motto of every Christian. Gupfa mbere yuko ucumura amategeko y'Imana ni ikwiriye kuba intego ya buri mukristo wese. Aho kugira ngo ucumura amategeko y'Imana, urupfu, wahitamo gupfa kucumura amategeko y'Imana. This is our motto. Iyi ni ikwiriye kuba intego. Birumvikana? Motto, intego dufite ni aho kugira ngo tuzacumura amategeko y'Imana twapfa. Siko ijambo ry'Imana ritubwiye se? Niko rivuga, hitamo gupfa, hitamo gukena, hitamo gutandukana n'inshuti, aho kugira ngo bitume ucumura amategeko y'Imana.
abari abantu bagomba guhitamo kwamburwa izo nsengero, bagahitamo kwamburwa amaturo yabo, bagahitamo kwamburwa amavuriro yabo, kuko ibyo ni iby'isi, aho kugira ngo bashobora bizera mu rugamba, sibyo rw'isi. As the people professing to be reformers, as the people professing to be reformers, treasuring the most solemn, purifying truth of God's word, we must elevate the standard far higher than it is at the present time. Twebwe nk'ubwoko tuvuga ko turi kumwe, twebwe nk'abantu tuvuga ko turi abavuguruye, reformers, turi kumwe. Abandi bashaka bakabyita abagorozi sinzi, ariko icyo wiyize hari igihe kibitaba aricyo. Ngaruke hano biyita amazina, turi aba revival church, turi reformers, turi abaki, ariko ayo mazina agira agaciro iyo ugendeye mu byanditswe byera. Ariko iyo ugoretse niyo waba ufite ukuri kwinshi. Nababwiye ni irobe ry'umutsima ni ryiza, n'ifu yakozwemo umutsima ni nziza, ariko ufashe agatonyanga gato k'uburozi ugashyiramo, abawuriyeho bose barapfa, nubwo babona ko ari umutsima mwiza, bawuriye banezerewe. Bishatse kuvuga iki? Amadini menshi arimo arayobya abantu mu by'ukuri, agaragaza ibisa n'ukuri ariko agashyiramo uburozi. Abantu bakavuga ngo nta kibazo, nta kibazo, kariya ntacyo gatwaye. Nawe akabazo ko gusenga dupfukamye, kariya ntacyo gatwaye. Nawe akabazo k'imyambarire, kariya ntacyo gatwaye. Niba akabazo k'ubuyobozi, kariya ntacyo gatwaye. Niba akabazo ka kimwe cumi n'amaturo, kutabitanga ntacyo bitwaye. Ibyo ni uburozi, nubwo kaba ari akantu gatoya. Abandi bakavuga ngo umutima nta kibazo. Umutima ukorera mu mubiri, birumvikana. None hano bakavuga ngo we as people professing to be reformers, twebwe nk'ubwoko buvuga ko turi abavuguruzi, twebwe nk'abantu bavuga ko turi abavuguruzi, tukaba tubitse ukuri kw'agaciro kandi kweza ko mu ijambo ry'Imana, tugomba kuzamura urufatiro kuruta uko bimeze ubu ngubu. Birumvikana? Urufatiro rw'Imana ni uruhe? Urufatiro rw'Imana ni amategeko yayo no kwizera kwa Yesu. Birumvikana? Uryo niryo bendera ryacu, bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya nk'ukwa Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Sin and sinners in the church must be promptly dealt with, and that others may not be contaminated. Ndasubiramo. Sin and sinners in the church must be promptly dealt with, that others may not be contaminated. Icyaha n'abanyabyaha mu itorero bigomba gukurikiranwa byihuse kugira ngo n'abandi batandura. Murumva icyatumye amatorero ayoba? Murumva igishobora gutuma n'abasigaye bayoba? Icyaha, abanyabyaha bari mu itorero bidakurikiranwe byihuse bituma n'abandi bagira bate? Bayoba, bandura, bayoba, contaminated, barandura. Birumvikana yemwe? Icyaha ni iki? Icyaha n'abanyabyaha birekewe mu itorero bituma n'abandi bandura. Biratuma ngaruka kuri ya mateka cyane, kuko yabaye icyitegererezo, yabaye ikimenywa bose. Ni gute ubuyobozi bw'itorero bubona icyaha ndetse bukaba aribwo bukizana, bukaba bati abizera kugira ngo turengere imitungo yacu, mujye ku rugamba, mufate imbunda, mujye kurasana, mwica abantu benshi, no ku isabato ndetse murasane, nta cyaha kirimo, tugomba kurengera isi n'imitungo yayo. Ariko Yesu yaregeye isi n'imitungo ngayo. Abati subiza inkota he. None rero 98% bashyigikiwe n'ubuyobozi, ninde wari gukura icyaha mu itorero? Ubwo ngaruke none umupasiteri cyangwa ubwo nguza abapasiteri ubu ngubu bamwe baragira umujinya, sibyo? Umwumve ko ari wowe niba ubikora wihane. Umupasiteri turi kumwe,
akora bimwe mu bibujijwe mu myemerere y'abizera bo mu itorero rye. Turi kumwe iby'ijambo ry'Imana, kuko iyo tuvuze imyemerere iby'ijambo ry'Imana ryemera bagomba kureka cyangwa se bagomba guhagararamo. Waranyuranya nabyo kandi niwe uhagarariye uko kuri, ninde uzamuca? Ninde uzamugira inama? Abizera yenda bazamugira inama ariko bizabyara amatiku. Niyo mpamvu rero bigenda, umwana wa pasiteri yambaye akamini, umwana wa pasiteri yabaye kirara, umugore wa pasiteri yakoze ibi, nta wamukoze areka, umuntu ufite ifaranga byinshi yazanye amaturo, oya uriya nta kibazo, ahubwo niwe dukwiye kugira umukuru w'itorero kuko ufite ifaranga byinshi. Itorero, reka mvuge itorero ndeke kuvuga amatorero, itorero rigahinduka aho gucururiza, aho kwibera mu isi, abantu bakubaka ubwami bwo mu isi, bakubakaho kwibera mu isi, aho kuba ubwami bwo mu isi. Nyamara Yesu akavuga ati ubwami bwanjye si ubwino. Iyo ubwami bwanjye ari ubwino, ari ubwo mu isi, nakabaye ntegeka abamarayika banjye bakaza bakarwana, ariko ubwami bwanjye si ubwahe, si ubwo mu isi. None rero icyaha n'abanyabyaha, truth and purity require that we make more thorough work to cleanse the camp from Acans. Ukuri, turi kumwe, ukuri n'ubutungane bidusaba ko dukora umurimo utomoye wo gukura abakani mu nkambi yaho dukambitse mu itorero. Akani muri buki murimo yakoze, yafashe ku byashinganywe, yanyuranyije n'amategeko y'Uwiteka. Nuko bamukura mu nkambi, bamutera amabuye, sibyo? Bamuteye iki? Amabuye. Bamuteye amabuye cyangwa nawe yarazi gutaka, bamuteye amabuye, okay? Hanyuma ngo birasaba ko umurimo nk'uwo ari gukorwa bikurikije Matayo 18. Let those who are in responsible position not suffer sin in a brother. Mureka bari mu myanya y'inshingano bareka gukomeza kureka icyaha ngo kibe muri mwene data kimugirire nabi. Nibamusange mwene data, dore uko wakoze ntabwo ari mu mwuka mwiza. Kuko Satani aho narahazi atuma bagenda mu umunyabyaha, tare mwavuze ngo muri abake, oya ni mu mwuka mwiza. Turi kumwe, icyaha kikava muri mwene data, birumvikana. Hanyuma rero n'abafite inshingano, icyaha kindi navuze ngo umumaro w'ubuyobozi ni uwuhe? Show him that he must either put away his sins or be separated from the church. Mubwire ko akwiye kureka icyaha cye cyangwa agatandukana n'iki? N'itorero. Ngaho mwumva ibyaha ukuntu bingana noneho sasa. Ni gute itorero rikwiriye kwezwa? Abasigaye rero batari ku ruhande rwa babandi 98% bakwiriye kwibaza, ese twebwe turi mu ruhe ruhande? Mu gatabo kitwa umwiteguro w'imvura y'itumba ndakakunda cyane, hari amagambo avuga ngo si igitangaza kubona abi mu itorero ryasigaye nabo harimo abameze nk'abo mu itorero ry'Irawodokiya, ariko nabo bazagoshorwa. Birumvikana yemwe, bakomeze biyoberanya ariko bazagira gute? Bazagosorwa. Turi kumwe? Bazagosorwa. Birumvikana, abo nabo bazagosorwa. Turi kumwe? Bazagosorwa. Rero amagambo y'inyeganyega turaryumva gutyo, ariko inyeganyega ni ikintu gikomeye cyane. Inyeganyega ni ikintu gikomeye cyane, gikwiye guhangayikisha ndetse ubwoko bw'Imana. Ese duhagaze mu kuri? Ni bande batazanyeganyega? Ni bande batazatakara hanze y'inzira? Ni bandi bari maso, basenga kandi bakora. Birumvikana, kuba maso, kwiga ijambo ry'iki, gusenga, byo birumvikana, no gukora, gushyira mu bikorwa, birumvikana. Gushyira mu bikorwa ntabwo ari ukuvuga ngo nagiye kubaka amazu, nagiye oya,
ni ugushyira mu bikorwa niko gukora kuvugwa. Birumvikana? Bamaso, senga, shyira mu bikorwa. Nubu urimo gukora n'umurimo w'Imana uzaba uri gushyira mu bikorwa. Ye turi kumwe. Hari amagambo ngira ngo dusome. Ubunararibonye bwa Gikristo n'inyisho za Ellen White ku gice cya 30 ku ipaje y'175 haravuga ngo inyeganyega. Aya magambo ndagira ngo tuyumve. Ese ba bandi 2% bari kwicara aho gusa mbone habeho igihe cy'inyeganyega? Yego, bagombaga nabo kugira igihe cy'inyeganyega. Ngo nabonye bamwe bafite kwizera kandi batakambana umubabaro binginga Imana. Mu maso habo hari hanyinyiriwe, bagaragaza agahinda gakomeye kimbitse by'intambara yari mu mitima yabo. Intambara yari mu mitima yabo. Iyo ntambara ni akahe gahinda? Ni agahinda k'icyaha. Birumvikana? Yabonye bamwe, I saw some with strong faith and agonizing cries pleading with God. Bafite intambara yo mu mutima. Turi kumwe? Mu maso habo hanyinyiriwe, bafite intambara yo mu mutima binginga Imana. Birumvikana yemwe? Winginga Imana kangahe? Tuvuze ibintu bitatu: gusenga, kuba maso, gusenga no gukora. Birumvikana? Noneho haravuga ngo bari bafite the internal struggle, firmness and great earnestness was expressed in their countenances, large and great large drops of perspiration fell from their foreheads. Noneho ngo hano icyabarangaga ni ugushikama no kutajenjeka gukomeye byagaragaraga mu maso yabo. Abantu b'Imana basigaye bakwiriye kugaragazwa no gushikama no kutajenjeka, earnestness. Rukumwe? Hanyuma ngo bitonyanga by'ibyuya bikava mu ruhanga rwabo biyoshya ko yewe we niko yabibonaga. Ariko ibyo bishatse kuvuga iki? Nta ntambwe dushobora gutera yo kuva ku kibi tujya ku cyiza Satani ngo abure kuduhangayikisha ko turashaka kumucika. Birumvikana yemwe? Bisaba intambara. Iyo bavuga ngo itorero riri ku rugamba riracyarwana kandi nta n'intwaro n'imwe uri kurwanisha, uracyari ku icupa ry'inzoga ngo uri kurwana urugamba, uracyari mu tumini ngo uri ku rugamba, uracyari mu busambanyi ngo uri ku rugamba, uracyakora ibintu byangwa n'Uwiteka ngo uri ku rugamba. Turi kumwe? Ariko umuntu yakubwira itorero riracyari ku rugamba, mureke dukomeze dukora ibyaha, Imana izarigeza. Imana izarigeza nyine, siko bimeze? Imana izarigeza. None abantu bakavuga ngo now and then their faces would light up with the marks of God's approbation, and again the same solemn, earnest, anxious look would settle upon them. Ngo hari igihe kimwe nababonaga kubera, turi kumwe, kubera ibimenyetso byo kwemerwa n'Imana mu maso habo hagacya, ariko hashira kandi kanya nkabona babaye gutya barakonje. Kubera iki? Ngurwo urugendo rw'abantu b'Imana. Turishima iyo twumvise agakiza, ibyo Imana yadukoreye, tukabona ibyiza tugirira, ariko twakongera gutekereza ku rugamba turiho, abazi ati nta kwishima kurimo, nta kunezerwa kurimo, nta kujya hariya ngo witereje nk'uwamaze gutsinda. Nukuba maso, ariko ntago ari kugenda duhekenya amenyo, sibyo? Mutabyumva ngo ibyo ni ishusho yabonye y'abantu b'Imana bari ku rugamba. Birumvikana? Abasigaye bari ku rugamba. Noneho rero hano akavuga ngo evil angels crowded around, pressing darkness upon them to shut out Jesus from their view. Haje abamarayika babi barabazenguruka babasunikiraho igicu cy'umwijima ngo kibakingirize kubona Yesu, that their eyes might be drawn into darkness that surrounded them. Kugira ngo amaso yabo yirebere umwijima wari kuba bose gusa. Nuko and thus they be led to distract God,
to distrust God and mama against him. Noneho ngo ibyo bitume batiringira Imana, batangire bayivovotera. Uwo mwijima ni uwuhe? Umwijima abamarayika babi bazana ni uwuhe? Ni hahandi ubona bagenzi bawe bagenda basubira inyuma, rimwe na rimwe itoro ryarimo nk'abantu 100, ukabona usigaye wowe n'umuryango wawe wenyine. Avuga none se uku kuri duhagazemo ubu ni ukuri koko? Uwo ni umwijima, ni urugero nguhaye. None ahandi hakaza inzara ikaba umwijima, ugatangira ubaye ko suba Imana ntabwo nzi, ndinda nyine nkagenda na rugabire zacitse koko, n'inkweto zikarobokamo hasi, ubu koko ubukene bumeze gute, abana minervari yabuze ibiryo kurya. No, ibyo ni umwijima, birumvikana yemwe. Uwo ni umwijima Satani aza agasunikira ku bwoko bw'Imana kugira ngo bareke kwiringira Imana n'ibindi byinshi ntavuze, bareke kwiringira Imana maze batangire bivovote. Birumvikana bagire bati bivovotera Imana. Their only safety was in keeping their eyes directed upward. Umutekano wabo gusa wari wo gutumbira hejuru, amaso bakayahanga mu ijuru, ariko umwijima uri ku ruhande bakawureka. Birumvikana ibyo byihebesha biri ku ruhande ukabireka ugatumbira mu ijuru. Birumvikana yemwe. Ubwo bukene ukabureka ugatumbira hehe? Mu ijuru. Ubwo bugizi bwa nabi ukabureka, abakugira nabi ugatumbira mu ijuru. Ibyo bigeragezo bitandukanye uwo mwijima ukawureka ugatumbira hehe? Mu ijuru. Birumvikana. Angels of God, ku rundi ruhande hari abamarayika b'Imana, had the charge over his people, and as the poisonous atmosphere of the evil angels were pressed around these anxious ones, the heavenly angels were continually wafting their wings over them to scatter the thick darkness. None abamarayika b'Imana nabo baraje birukana abamarayika babi, bakomeza kuzunguza amaba yabo hejuru y'abatunganye kugira ngo birukane cya gicu cy'umwijima abamarayika bibi babasutse. Turi kumwe yemwe. Nubwo turi mu isi ariko hari imirimo iri gukorwa. Umwijima nubona ibintu by'ibibazo bikugose, wowe ukajya wibaza muri ko se byagenze bite, menya ko cya gicu cy'umwijima cyaje, ariko nubona umucyo ukabona ati mbivuyemo nte, bigenze bite, nuko watumbiriye mu ijuru. Abamarayika nabo bakomeje guhuha, cya gicu mugende, hari intambara ikomeye Imana irimo iturwanirira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Intambara ikomeye Imana irimo iraturwanirira. Yesu ashimwe. As the praying ones continued their earnest cries, at times a ray of light from Jesus came to them to encourage their hearts and light up their countenances. Ubwo babandi bizigirwa bakomezaga gutakamba, iyo mucyo wavuye kuri Yesu, wavaga kuri Yesu ukaza ukamurikira mu maso yabo. Yesu ashimwe. Aya magambo y'Yesomye numva atumye muri ngewe ngurumana, mwumva haje n'imbaraga nyinshi. Yesu ashimwe. Nawe ukuriye kumva ugurumanya akazamo imbaraga nyinshi, ugakomeza gutumbira kuri Yesu, hanyuma akohereza umucyo ukaza ugatuma wishima. Birumvikana. Uwo mucyo ni uwuhe? Ni ijambo rye. Birumvikana. Uwo mucyo ni ijambo rye, niryo ridukomeza. Yesu ashimwe. No, some I saw did not participate in this work of agonizing and pleading. Nabonye bamwe bibereye aho ntibifatanya muri uwo murimo wo gutakamba no kwinginga. Afitane. Birumvikana. Hari bamwe batigeze batakamba ngo binginge. Umuhanuzi kazi yarabagoye. Byagenze bite sasa? Ubu ndagira ngo twumve tubigereranye n'iryo shungura ryabaye mu 1914, kandi tubigereranye nuko rikomeza kubaho, ni ibintu bikomeza kubaho. They seemed indifferent and careless. They seemed indifferent and careless. Indifferent and careless. Kuki nsubiyemo aya magambo cyane? Basaga nk'aho bantibindeba kandi ntacyo bitayeho.
turi kumwe. Indifferent ni umuntu ntibindeba, umuntu utagira ikinyabupfura, naye njya gusenga igihe dushakiye, naryamye cyane byanze, iby'itorero mubirekere umukuru w'itorero. Ni indifferent. Ibyo bya temperance ntabwo bitureba, ibyo gusenga se turaseka bityo samara, abasaza aribo basenga n'abakecuru. Nuko and careless, kutagira icyo witaho. Indifferent, ba ntibindeba. Careless, kutagira icyo witaho. Birumvikana? Buriya mu buzima wirinde kuba careless, kutagira icyo witaho. Impamvu mubona umuntu aragira n'umwanda wukureho, kariya kantu ni kabi, uwo muntu aba ari care, sibyo? Careful, aba ari careful. Ariko careless ni wa wundi unyura no ku mwanda, beza ni umwanda, reka ntaze nushaka kuba umwanda. Careless mu bigaragara, iyo uri indifferent, uri ntibindeba kandi udafite icyo witayeho, no mu by'umwuka ntacyo wakwitaho, kuko icyaha gisaba kucyitaho, ukakimenya, ukakihana. Habonetse uruhande rundi, birumvikana? Ubwo habonetse impande zingahe? Ebyiri. Noneho mwumva icyabaye kuri aba bantu. They were not resisting the darkness around them. Ntabwo barwanyaga cya gicu cy'umwijima cyari kibagose, and shut them in like a thick cloud. Maze kirabagota kibakingirana nk'igicu cy'umwijima w'urukokoma. Birumvikana? The angels of God left this and went to the aid of the honest praying ones. Abamarayika b'Imana bahise bareka iryo tsinda ry'abatagize icyo bitayeho, bajya gufasha ba bandi batajenjetse kandi basenga. Birumvikana? Numvise ishungura. Nguko uko imigabane ibiri, tubigarukeho, nguko uko imigabane ibiri yabonetse mu Badivantisi umunsi wa karindwi. Turi kumwe? Kandi nguko uko bizagenda no ku bantu bose banga kwifatanya na bagenzi babo, bari mu igroupe imwe, mu itsinda rimwe, mu itorero rimwe, bakaba kwifatanya nabo mu kugendera mu kuri no gutakamba. Birumvikana yemwe? Bagenda bitandukanya n'umwuka wera gake gake. Birumvikana? Noneho rero nguko byagenze, abamarayika bagira bate? Barabareka. I saw angels of God hasten to the assistance of all who are struggling with all their power to resist the evil angels and trying to help themselves by calling upon God with perseverance. But his angels left those who had made no effort to help themselves, and I lost sight of them. Manungu nabonye abamarayika b'Imana bihutira gufasha babandi barwanaga intambara mu mbaraga zabo zose ngo barwanye abamarayika babi, bakagerageza no kwifasha ubwabo basaba kugira ngo Imana ibahe kwihangana. Ariko abamarayika b'Imana nanone bareka babandi batagize uruhare mu kwifasha ubwabo, maze ngo sinongeye kubabona byiteka. Abanze kwifasha, abanze kugira imbaraga, abanze gutakamba ngo bishingikirize ku Mana, abamarayika baravuze bati turabaretse, ntabwo bongeye kugaragara byiteka. Turi kumwe? Ibyo byita gupfa uhagaze, ntabwo ari uko bavuye ku isi. Uko niko amatorero menshi yagiye arekwa, amatsinda y'abantu menshi akarekwa, bagakomeza guhagarara turasenga, ariko abamarayika b'Imana barabaretse buru. Ikimenyetso kimwe gusa ukoze, none ukagihatira n'abantu muri rusange, bavuga mugende mufate intwaro, mujye kumena amaraso, mwishe isabato, mukore ibi n'ibi n'ibindi ntavuze, ibyaha bigakomeza bigasagamba, ahubwo ugaca babandi bahagaze mu kuri. Wumve aya magambo icyo yashaka kuvuga. I lost sight of them. Sinongeye kugira gute kubabona, hasigaye babandi sasa none. Ubwo nibo bagaragara, babandi bake batakamba, nibo bagize bate. Mwumve hepfo, marayika rero nawe itamubaza ati, ese irinyeganyega mbonye rimeze rite? Ibintu uko nabyumva. I asked the meaning of the shaking. Nabajije ubusobanuro bw'inyeganyega. I had seen, nari nabonye. Turi kumwe?
ese byari bisobanuye iki? And it was shown that it would be caused by a straight testimony called forth by counsel of the true witness to the Laodiceans. Nuko nerekwa ko ryari guterwa n'ubuhamya budakebakeba bwatanzwe n'umugabo wo guhamya abubwira abanyarawodokiya. Mwabyumvise? Ubwo buhamya n'ubu ungureho izahabu, ungureho umwenda, ungureho n'umuti wo gusiga kuki? Umuti wo gusiga ku maso. Amaso ahumuke, wambare kandi ujye mu isoko ugura izahabu. Birumvikana? Ibyo twarabisobanuye intambwe. Niki cyari gutera inyeganyega n'itandukana? Birumvikana? Byari guterwa n'ubu buhamya bw'umugabo wo gukiranuka yahaye abanyarawodokiya, ababwemeye bwagombaga kubeza bagatungana, abatabwemeye out, bagakomeza kuba hariya nk'ikidini kiri aho ngaho, nyamara baratakaje igihe cyabo. Turi kumwe? This will have its effect upon the heart of the receiver and will lead him to exalt the standard and power for the straight truth. Ubuhamya buzagira ingaruka nziza ku mutima w'ubwakira kandi buzayoborera uwo muntu kwendereza urufatiro no kugaragaza ukuri kudakebakeba. Some will not bear the straight testimony. Bamwe ntibazihanganira ubuhamya budakebakeba. Turi kumwe? N'ubu aka kanya harimo abantu batihanganiye ubuhamya. Bivuga ngo abateze amatwi ntabwo benshi bihanganira ubuhamya bwo gucyahwa. Birumvikana? Bwo kugaragarizwa ikiri ukuri. Niyo mpamvu bakomeza oya twese turajya mu ijuru. Icyangombwa nuko tuvuga Imana. Iby'amateka mubireke. Mutangiye kuzana impaka. Kubera ko ubuhamya buragenda bukanyura mu misokoro bukabakeba hanyuma ntibihangane. Niyo mpamvu hano uvuga ngo benshi ntabwo bazihanganira iki ubu buhamya. They will rise up against it, and this is what will cause shaking among God's people. Bazahaguruka baburwanye, icyo nicyo kizatera inyeganyega mu bwoko bw'Imana. Birumvikana yemwe? Kurwanya iki? Kurwanya ukuri wari uhagarariye. Ngicyo ikigomba gutera inyeganyega. Ndagira ngo mbabwire itorero si ubwami bw'isi. Abantu benshi barimo barubaka amadini nk'abari kubaka ubwami mu isi, ariko bakabaye bubaka ubwami bw'ijuru bashingiye ku ijambo ry'Imana rivuga. Turi kumwe? I saw that the testimony of the true witness has not been half-heeded. Nabonye ko ubuhamya bw'umugabo wo gukiranuka yagejeje ku banyarodokiya butigeze bwumvirwa by'igice. Hariho abantu babwumviye. Birumvikana? Ntabwo bivuga ko bose babuvuyemo. Hariho abantu babwumviye ariko bake ni half. Turi kumwe? The solemn testimony upon which the destiny of the church hangs has been lightly esteemed. Ubuhamya ibyiringiro by'itorero bikwiriye gushingiraho bwafashwe minenerwe. Mu Kirundi niko bavuga. Bwafashwe minenerwe mu buryo budafatitse. Atowe n'ibise n'ibiki. Kristo gukiranuka kwacu gusinzwe guterwa no kwizera ntago ari ibyacu n'ibya Pentecote. Ariko se ibya Pentecote nibyo koko? Ni iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Mutubwira n'ibiki? Izi ni inama Elina White yatangaga. Izi ni inama ijambo nka Pawulo ritubwira. Izi ni inama wabikora utabikora ntacyo bivuze. Hanyuma oya mujye ku rugamba burya ni wica abantu usaba ukoreye uwagutumye cyane we kizabagwa. Niko bimeze? Ngibyo byigisha abantu bafite muri iki gihe. Ngibyigisha bafite. Nujye ku rugamba ukica abantu icyaha kizabarwa ku wagutumye. Niko bimeze? Niko bimeze? Uwayobye n'uwayobejwe bose bazagira bate? Bazarimbuka. Turi kumwe? Ndagira ngo mukurikirane nyaboneka mwe kurambirwa, kubera kurambiwe waba ugiye muri rwa ruhande rw'abantu batagize icyo bitayeho. Ndagira ngo aya magambo yose tuyasome, tuyapfundikize amateka yacu. Turi kumwe? This testimony
must work deep repentance. Ubu buhamya bw'umugabo wo guhamya yahaye abanyarawodokiya bugomba kuzana kwihana kwimbitse. Kwihana kugize gute? Kwimbitse. Kwihana kugize gute? Kwihana kwimbitse. Turi kumwe? All who truly receive it will obey it and be purified. Ababwakira bose bazabwumvira kandi bezwe nabwo. Tubonye ko ishungura ryasize rifu abagiye mu mwijima batazongera kugaragara byiteka n'abahagaze bashikamye. Ariko abo bahagaze bashikamye nabo twumva ibyagombaga kubabaho nyuma. Ntabwo ari ibizababaho, ibyagombaga kubabaho nyuma n'ibi. Said the angel, listen ye. Soon I heard a voice, like many musical instruments, all sounding in perfect strains, sweet and harmonious. Turi kumwe? Marayika arambwira ngo tega amatwi. Nuko ngiye kumva numva ijwi rimeze nk'ibicurangisho byinshi bivuga ijwi ryiza biryohereye kandi bihuje. Ibicurangisho byiza bisobanurwa ngo ni imico myiza igaragarira muri ba bandi basigaye bagitangira, bari bagifite umuriro, bafite urukundo, babwiriza ubutumwa, ibintu bimeze neza ku Mana, bimeze nk'umuziki, bimeze neza. Turi kumwe? Bimeze nk'umuziki. Ibuka nawe igihe wakiraga ubutumwa bwa mbere ukuntu wari ushyushye, byari bimeze nk'umuziki. Birumvikana? It surpassed any music I had ever heard, seeming to be full of mercy, compassion and elevating holy joy. Ngo byari birenze indirimbo nigeze kumva, umuziki nigeze kumva, ngo bisa nkaho biri mu munezero, imbabazi, impuhwe ndetse n'umunezero uhanitse kandi wera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dukanguke. Yesu ashimwe. Turi kumwe? Turi kumwe yemwe? It threaded through my whole being. Iyo ndirimbo narayumvise iragenda icengera ubuzima bwanjye bwose. Turi kumwe? Bivuga ngo 2% basigaye bari bafite imico, bari bafite gukundana, bari bafite guhagarara ukuri, kuri umuhanuzi yabirebaga aravuga ati mbega ibintu byiza. Ariko marayika aravuga ati, said the angel, look ye. Ongera urebe. Marayika ati ngaho noneho nyuma y'uwo munezero ongera urebe. My attention was then turned to the company I had seen, who were mightily shaken. Nongeye kwerekezwa kuri rya tsinda ryari ryanyeganyejwe cyane. Ya tsinda ryari ryasigaye abandi bagiye. Turi kumwe? Turi kumwe? I was shown those whom I had before seen, weeping and praying in agony of spirit. Nongeye kureba bamwe babandi kuri iryo tsinda nyine mbere bariraga kandi basengana umubabaro mwinshi wo mu by'umwuka. Iryo tsinda noneho sasa, the company of guardian angels around them had been doubled. Itsinda ry'abamarayika babarinda ryari ryikubye inshuro ebyiri. Birumvikana? Ni bake ariko inshuro ebyiri abamarayika babarinze. And they were clothed with armor from their head to their feet. Kandi bari bambaye intwaro zo kwizera, ariko intwaro uhereye ku mutwe ukageza ku birenge. Nizazi ziri mu Efeso ibice 6. Turi kumwe? Umurongo wa 10 kugeza kwa 18. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bari bambaye birumvikana. They moved in exact order. Bishatse kuvuga iki? Like a company of soldiers. Bagendaga kuri gahunda imwe nk'abasirikare, ariko ntabwo bagendaga bakora gutya, sibyo? Turi kumwe? Bagendaga kuri gahunda imwe nk'abasirikare. Uteye ikirenge n'undi akagitera, uteye ikirenge uzamuye n'undi akazamura, sibyo? Bishatse kuvuga iki? Baryaga bimwe, banywaga bimwe, bambaraga bimwe, bizeraga bimwe. Nta bintu byo gutandukanya mu itorero byabagaho. Niba babizera ibi n'aba bizera ibi, niba barya ibi n'aba barya ibi. Mwani magambo
bari bahuje kwizera, nicyo bishatse kuvuga exact order, bari muri gahunda nziza itunganye. Turi kumwe? Birumvikana yemwe? Turi kumwe? Their countenances expressed the severe conflict which they had endured, the agonizing struggle they had passed through. Mu maso habo hagaragazaga intambara ikomeye banyuzemo, ndetse n'urugamba rurimo umubabaro baciyemo. Yet their features marked with severe internal anguish, now shone with the light and the glow of heaven. Ariko nyamara ibyo byagaragaragaho bibi by'intambara baciyemo byamurikirwaga n'ubwiza bw'ijuru. They had obtained the victory, and it called forth from them to the past gratitude, holy and sacred. Bari babonye insinzi, icyo nicyo cyabateraga umutima wo kunezerwa no gushima no guhimbaza Imana. Yesu ashimwe. Turi kumwe? Turi kumwe? Ndashaka kugarukira aha ngaha. The numbers of this company had lessened. Iri tsinda naryo umubare wabo waje kugabanyuka. Abandi se bwo bagiye batsinze, ariko nabo umubare wabo ugiye ute? Ubwa mbere abambere imbaga nyamwinshi havuyemo abanze kwifatanya n'abasenga n'abatakamba, abo basigara mu mwijima ngo ntibongeye kugaragara. Ariko nangabo basigaye nabo ngo umubare wabo ugira ute? Uragabanyuka. Ndabisubiramo. The numbers of this company had lessened. Turi kumwe? Umugabane w'iri tsinda, umubare w'iri tsinda waraje uragabanyuka, waragabanyutse. Turi kumwe? Wari waragabanyutse. Some had been shaken out and left by the way. Bamwe muri bo baranyeganyejwe batakara hanze y'inzira, bamera nka babandi basigaye mu mwijima. Ibi bishatse kuvuga iki? Abasigaye babandi 2% abitwa ko bashoreye ivugurura, abatazagira icyo bitaho nabo out of the way bazatakara he? Bazatakara he? Hanze y'iki? Hanze y'inzira. Mwumva abazatakara hanze y'inzira muri aba basigaye bake nono. The careless and indifferent niba abandi bameze nk'abo ruguru, kuko arabango si gitangaza ko abasigaye harimo abameze nk'abirawodoki. Abo nabo bazagira bate? Basashungura. Turi kumwe? The careless and indifferent, abatagira icyo bitaho kandi bandi bindeba. Birumvikana? Abatagira icyo bitaho n'abandi bindeba. Who did not join with those who prized the victory and salvation enough to perseveringly plead and organize for it, did not obtain it, and they were left behind in darkness, and their places were immediately filled by others taking hold of the truth and coming into the ranks. Mwumva ikibabaje noneho. Abatagira icyo bitaho n'abandi bindeba batigeze bifatanya n'abandi mu nsinzi bagenzi babo ngo bishimira agakiza bihanganye ndetse bakomeze batakambe, ntabwo bigeze babona insinzi, bityo barekeye mu mwijima ariko mu myanya yabo. Hano ahambere bavuze ngo iryo tsinda rya mbere ryarabuze sinonye kuribona, ariko ababo baragiye ariko mu myanya yabo basimburwa n'abandi. Birumvikana yemwe? Mu myanya yabo basimburwa n'iki? Basimburwa n'abandi bafashe ukuri maze baraza bajya mu myanya yabo. Birumvikana? Nurekura ukuri wakiri, nurekura ukuri wakiri, umenye ko kugiye kujyamo abandi. Kurekura ukuri bivuga iki? Bivuga kunyuranya n'ubushake bw'Imana, ukaba umunyabyaha ku mugaragaro kandi witwa ngo wamenye ukuri, sibyo? Umenye ko hagiye kujyamo iki? Singira ukuri, singira Yesu. Birumvikana yemwe? Singira Yesu. Evil angels still pressed around them but could have no power over them. Abamarayika babi ngo bakomeje kujya kuri rya tsinda,
ashaka kuribyiganiraho igicu cy'umwijima, ariko ngo nta mbaraga bazagira ku itorero ry'Imana ryasigaye. 2%. turi kumwe? 2% nta mbaraga z'abamarayika babi bazaritsinda. Rero ibi ngibi nakabaye nkomeza amateka, ariko reka tuyarekera. Ibi byagiye bibaho. turi kumwe? Hari abantu batinya kuvuga amateka. Hari icyiswe 51 movement. turi kumwe? 51 movement ni itsinda ry'abantu baje biyoberanya mu itorero ry'abasigaye, abadivantisi umunsi wa karindwi bavuguruye, binjira no mu buyobozi, barangije baca igice bakita 51 wati 51 movement. Igice cyaciwe na Nikolich, kandi n'uyu munsi kiracyariho. turi kumwe? Nacyo cyita abadivantisi umunsi wa karindwi bavuguruye. Muzabona ibice byinshi, ariko abahagaze mu kuri, uhagaze mu kuri ye gutakaza ukuri kwe, ye gutakazwa n'abavuga ngo mutanga amaturo, mugira abapasiteri, mugira insengero. Ibyo nta cyaha kirimo, ndabivugira ku mugaragaro, sibyo? Ijambo ry'Imana ahubwo rivuga ko dukwiye kubikora, dukwiye kugira inzego z'ubuyobozi. Ntabwo inzego z'ubuyobozi ari icyaha, ahubwo icyaha ni uko bwa buyobozi butandukira inshingano. Dukwiye gutanga 10% n'amaturo, ntabwo ari icyaha, ntabwo byigeze bivaho ibyo ngibyo, kuko ni ibishyigikira umurimo w'iki? Umurimo w'Imana. Ibitabo nk'ibi bikaboneka, ntabwo ibitabo nk'ibi ngibi imashini zibikora ntabwo zakozwe n'ijuru, ntabwo zakozwe n'abakristo, ahubwo tuzigura ku bantu babikoze, ndetse natari n'abakristo, ariko bitwara amafaranga. Kugira ngo umuvugabutumwa ave mu gihugu kimwe ajya mu kindi bitwara amafaranga. turi kumwe? 1/10 n'amaturo nicyo bibereyeho. Birumvikana? Gahunda y'ubuyobozi, Efeso igice cya 4 umurongo wa 11, nuko bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba abigisha, kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Nicyo bishatse kuvuga. Ni byinshi muzumva, ariko komeza icyo ufite, atagira ukwaka ikamba ryawe. Imana rero idufashe kugira ngo iri nyeganyega turisoreshe isomo rimwe Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 25 kugeza ku murongo wa 27. Mwirinde mutanga kumva ivuga, ubwo babandi batakize, kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi, nkanswe twebwe niba dutera umugongo itubura iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi, ariko si yo yonyine, ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyega, kuko ari ibyaremwe, kugira ngo bitanyeganyega, kugira ngo bitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Birumvikana yemwe? Turi mu inyeganyega. Uwibwira ko ahagaze yirinda atagira ate? Atagwa. Nibyo nsaba namwe mbasabira, kugira ngo nyabuneka umuntu wese ye kumva ko yageze mu ijuru, uwakiriye ukuri ye kumva ko yageze mu ijuru, ahubwo yumve ko ageze ku rugamba. Akwiye kwifatanya n'abandi bagatakamba, bakarira, basaba Imana kugira ngo ibashe kuturokora iki gihe kibi. Hari ibintu byinshi biri imbere yacu, byinshi biri imbere yacu, ibyo tutarabasha gutekereza. Bamwe tuzasinzira tuve mu mubiri tutarabona ibyasezeranijwe, ariko tuzazukira ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Ariko hari abazakomeza kubaho, babeho muri iyo mibabaro. Nasaba Imana kugira ngo ari abazapfa ntabwo tubazi, ari n'abazakomeza kubaho, nyabuneka buri wese ajya asaba Imana kugira ngo ibashe kumweza buri munsi. Nibyo nsaba namwe mbasabira mu izina rya Yesu. Tugiye gusoza n'indirimbo ya 23.
Data wa twese uhoraho, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo ukiranuka wemeye kutwitangira, tuje imbere yawe tugushimira ijambo ryawe tugejejeho risa nk'iripfundikira amateka twagiye tureba, amateka y'ubwoko bwawe mu bihe bitandukanye. Ijambo ryatubwiraga iby'inyeganyega kandi ukatwereka uruhande dukwiye guhagararamo kugira ngo tudatakara ku nzira. Wibwira ko ahagaze ko adakwiriye kwirata ahubwo ko akwiriye kwirinda kugira ngo atagwa, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagusaba imbaraga y'umwuka wera ngo tuyobore, kandi umwuka wera twuzure nk'uko indirimbo itubwiye, maze uturinde kuzurwamo n'imbaraga y'umwanzi. Ibicu by'umwijima bitugose, ubukene, inzara, ingorane n'ibibazo bitandukanye, amakimbirane ya gipolitiki ari hirya no hino. Ibi byose mwami uturinde ko byaduteshura, ahubwo mwami tubashe guhanga amaso ijuru, kuko ari wowe ubasha kutubera agakiza. Turakwinginze inzara dufashe, kandi abarwayi bafashwe nawe, abari mu mazu y'imbohe bafite ingorane n'ibibazo bitari bimwe, bose bakugireho umugisha, kandi ijambo ryawe rye kujya rigenda ubusa, ahubwo rigarukanye iminyago. Nuko tugire neza kandi isabato ikomeza kutubera ibyishimo n'umunezero ku bwa Yesu. Amen.